nkumva rero nubwo twakomeje kuyumva turakomeza tunayumve cyane rwose. Yaravuze ngo twaje kubwira abantu uburyo urugendo rujya mu ijuru rwarangiye, nacyumvisha mu bintu yavuze. Ikindi aravuga ati abantu nanone bari hano baje kuduhamiriza uburyo nta mutima ukibacira urubanza. Icyo nacyo nacyumvisha. Ariko nanone umuntu yakwibaza ati ese urwo rubanza ubundi rwari ruhari mbere? Ese niba rwari ruhari rwari rwaratewe niki? Ese niba rutagihari ubundi rwakuwemo sibyo? Navuga ndira mu magambo make nihuse, umuntu wese uriho, sibyo? Cyangwa se umuntu wese wabashije kugera ku inosi yavutse atandukanijwe n'Imana. Nirwo rubanza. Yavutse atandukanijwe n'Imana ariko kubw'igicumuro atakoze, abo kubw'igicumuro cya Adamu. Adamu umukurambere wacu uw'Imana yaremye bwa mbere ikabiremeyemo abantu bose. Ntabwo Imana yaremye kenshi umuntu. Yaremye rimwe, ubundi irangije iravuga ngo noneho ubyare wororoke wuzure isi. Mu yandi magambo ubu twese twaremewe rimwe muri Adamu. Cyangwa se mu yandi magambo twari nk'umurama uri muri pepinieri yitwa Adamu. Pepinieri murayizi. Noneho rero Adamu agomera Imana. Agomye ubwo twese tuba tugomeye Imana, ariko tugomeye muri tugomeye muri Adamu. Kugoma yagomye gute? Imana iramuhaye ibintu byose bimungo bya Edeni, iramubwira ati ibiti byose bya hano wemerewe kubirya. Ariko hari igiti kimwe nk'ubujiji ngo cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Imana iramubwira ngo ikintu gikomeye, iramubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umunsi wakiriyeho no gupfa, aho hantu rero habamwe ibanga rikomeye cyane. No gupfa uzapfa byari bivuze ikintu gikomeye. Ntabwo Imana yaremye umuntu ishaka ko umuntu azagira ubwenge. Ntabwo ashaka ko umuntu azagira ubwenge bwe ku giti cye bwatuma yakwimenyera icyiza ndetse abo nk'Imana yashakaga umuntu iyo yaturamo ikamwigaragarizamo. Ubwo icyiza cyose gikozwe n'uwo muntu kikaba kivuye ku Imana atari icy'umuntu ubwe yitekerereje. Kubera ko ntiyashakaga indi Mana mu maso yayo. Reka nongereho iki ngiki ko burya no mu ijuru ikibazo cyavutseyo nuko cyari kimwe. Satani nawe yashatse kugira ubwenge. Yashatse gukora ibinyuranye n'iby'Imana yo ishaka. Ashaka nawe kuba mu ijuru ariko ameze nk'Imana. Imana nikora nawe akore. Nitegeka nawe ategeke. Uwo niwo mwuka rero Imana yari yabonye muri Satani. Noneho ibuza umuntu kuzawufataho. Kuko abantu bagiye bibaza ati ariko ubundi igiti Adamu yariye ubwo ni icunga, ni ironji, ni pome, ni igiki. Ariko nuwo mwuka wari uri muri Satani. Imana yaramuburiye. Iramubwira ati hari umwuka uri muri Shitani utuma nawe ubasha kwigenga. Umunsi wemeye kuwakira no gupfa uzaba mu yandi magambo za butandukanye. Uwo mwuka rero Shitani yari afite yabanje no kuhumanyisha abamarayika. Nabo arabibumvisha arabigisha. Ahabwa ati buse natwe tubashije kwikorera ibintu byacu aho kugendera ku by'Imana ivuga ntibyaba ari byo byiza. Kimwe cya gatatu Bibiliya ikoresha ijambo inyenyeri ariko n'abamarayika nyine. Ari gihe Paulo avuga ngo habaho ubwiza bw'inyenyeri, hakabaho ubwiza bw'izuba, ariko buriya bari kuvuga ibindi bintu. Hanyuma rero kimwe cya gatatu cy'abamarayika cyemeranywa na Satani ko kwigenga byaba ari byo byiza. Sibyo? Nabo bakira uwo mwuka wa Shitani. None rero Imana uko itabana n'umeze utyo ihita ibamanura ibakura he mu ijuru. Kuko ntabwo Imana ari kugira ubwami buri mundi mwana buvanze. Igivuga bayivuguruze ibyari gukora. Hanyuma ngo Imana ihitamo kumanura Shitani. Yimanurira mu isi. Bibiliya iravuga ngo wasiwe ugushije ishyano. Ishyano nuko hari habonetse uwo mwuka urwanya Imana. Ariko Imana ntiyari yafashe Adamu ku ngufu ngo imuteremo kutazawumvira gusa.
ahubwo yari yamubwiye ati ushobora kwibeshya ukakirya no gupfa uzaba abantu barambajije mu minsi yashize baramaze none se kuki Imana itabikoze ku buryo Adamu atazumvira shita oya Imana ni urukundo iyo iravuga ati ngushyize inzira ebyiri imbere yawe uhite mw'ubugingo ubeho cyangwa se uhite mw'urupfu upfe nyine abageni bari hano rwose ntago mwafashwe ku ngufu nawe ntago mwafashwe ku ngufu ahubwo yabahamagarishije urukundo rwayo sibyo hanyuma Adamu rero yumvira nde yumvira Satani wa mwuka nawe agira gute arawugabana awugabanye rero ni kimanira mu bwenge no gupfa uzabugize ute uzabupfuye mu yandi magambo ubwo bivuze ngo uzabutandukanye nanjye kandi byiteka ryose kubera ko ntitwabana nawe Imana itegeko rikomeye ry'Imana riravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yawe Imana rero iravuga ati ntabwo nagira nanjye Imana yindi mu maso yanjye yirukana Satani mu muntu ubwo nyine ubundi yari kunze umuntu ariko yari kumwegereza afite shitani ahubwo yirukana shitani mu muntu ubwo n'umuntu nyine bagira gute abantu bajya tubwiraga Imana ngo ntabwo ngo yanga umunyabyaha none si icyaha kibaye Imana nyine yanga icyaha kiba mu muntu kandi umuntu n'icyaha ni wabatandukanye ubwo rero yanga umuntu w'umunyabyaha biri kumvikana Imana rero yirukana umuntu mu ngobyi ya Edeni cyangwa se mu bwiza bwayo irangije ishyiraho abasirikare bayo bitwa abakerubi ni igice cy'abamarayika cyitwa abakerubi igira abamarayika benshi igira abaserafi ni abahimbaza igira abakerubi n'abarwanyi sibyo ngira ngo shitani yikuye ku mwanya ukomeye kuko nawe yari umuserafi yari umuririmbyi niyo mpamvu mubona idini iyo rigiye gushingwa ikintu cya mbere bibandaho n'umuziki byose akunda umuziki kuko dirija abashaka ngo nawe impano ze nawe azigabe njye mbaza abantu ubundi kuko ari igihe abantu bavuga ngo nabo ngo bubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abantu mumbwire se kumva ngo muravuga butumwa ngo mu ndirimbo se ni Pawulo wabikoze mukaba mumwigana ese ni Petero ese ni Yesu ese ni Yohana ninde muvuga butumwa mu ndirimbo undi mwaba mugera ikirenge ni shitani rata none muvuga butumwa abantu ba mu bintu n'ukuri batazi niba Imana itubwira ko twari imbata twatwazwaga ibintu bikabavuna kubona iniforume ya korali kandi ihora ihinduka kubera ko bamara kwigura none ejo bagahita babona indi korali tubanza agasuzuguro bati umusanzu wa korali nibyo Satani atwaza abantu igitugu ariko muririmbyi umwe yaravuze ngo ibyantwazaga igitugu yarabimbatu ubu turashima Imana ko turi amahoro nivugiraga rero ko uwo mwuka wa shitani niwe yashyize mu muntu Imana iramwirukana Imana ni intabera kandi Imana ikeneye ubutungane bwayo gusa kandi Imana irafuha biravuga ngo ndi Imana ifuha Imana irafuha cyane icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi cyangwa se ibishushanyo bisengwa umuntu yirukanwa gutyo twese rero tugiye kuvuka tuvukira aho Imana yajugunye Adamu kure y'ubwiza bagaye kuko yari umukurambere wacu aho bamujugunye kure y'ubwiza bw'Imana niho twese twavukiye ababyeyi baramutse barahungiye muri Kongo kera cyangwa se mu Buganda cyangwa muri Tanzania n'ahandi buriya wari kuvuka nawe uri umukongomani
wari kuvukira muri Kongo cyangwa se mu Bugande cyangwa muri Tanzania nawe wari kuvuka uri impunzi kandi wowe utaragize gute utarahunze niba musinzi abantu batumva uburyo babaye abanyabyaha bakivuka sibyo kubera gusa ko babyawe nande n'umunyabyaha Adamu kandi bavuka bagabanya igihano cy'urupfu rw'iteka nabwo rwumvikana gutandukana n'Imana by'iteka byose bakababazwa by'iteka byose umubabaro ugahera hano ukazageza iteka ariko hano aba ari umusogongero maze mu bakira banga umusogongero w'imvaho muri nimero 1125 basogongeza gake buno bati basi namwe mwisomera kwisomera bizaba mu muriro utazima ariko uwo muriro umunyabyaha atangira kuwusogongera kano kandi akagira ibibazo n'ibintu byose bibaho byose ari ababyeyi mukagirana ibibazo ari abana mukagirana ibibazo ari abo mwigana mukagira abantu baranyanga bamvuze baba ofite ukagirana ikibazo n'ikintu cyose bandogeye bagiciye ni mbega nta kintu na kimwe kibonera umuntu umeze gutya isi Ederi Imana yandemye nabi ngende mugufi Ederi yagize muremure cyane kucyatumye mbyibuha Ederi kucyangiza igikara nta mukorogo mwandusha ofite ibintu byose bikaba bibi mu muntu ko ikibazo cy'icyaha ni Imana acira ubanza iravuga ngo nta mahoro n'umunyabyaha simba twose bitambuke tukamubonera akagenda ikibazo n'umubu akagenda ikibazo ikintu cyose ubwo n'urupfu rw'iteka rubunga tuvuga ati noneho nakunze umukobwa rwose namubengutse agatanga ibyo byose kugira ngo amubone yamugeza mu rugo atari ku bundi yo mba ntetse ubu nirukankaga shakira inzoga sibyo papa muri cyo agawete ubuse kwa beza aribwo bagiye baza nabigenza neza ofete reka nkubwire ngo nta kindi kibazo umutima w'umunyabyaha ufite nicyo kubura Imana bituma rero ikintu cyose kigiyemo ntacyo kimumarira ntabwo gishobora gusiba icyuho umunyabyaha akambara ibigufi ati wapi ati ndabona ibirebera ari byo nabyo akabishaka nabyo akabyambara ati oya ndasubira ku bigufi nari navuye ubushize donc umunyabyaha nuko nguko ameze nta kintu kimwe kimwe abashya cyane abashya mu mutima ku buryo ibintu byose akizeho inyuma yumva ntacyo ntibasha kuzimya uburibwe burimo imbere mu munyabyaha umuntu agakora gutyo ariko atazaho ikibazo cye cyagera gute cyakemuye ariko kera kabaye kubw'amahirwe umuntu akazumva inkuru nziza arabatubwiye ngo n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi kumudivantiste b'umunsi wa cyangwa ndi ngo n'umade peri ngo kuri paruwasi ya Muhima ngo no ku ishuri ngo rya Muhima ibyo bintu byose byo bibaye sinzi birava ngo gutwemera ibyo abantu ibyo Imana ivuga byo mba muri paruwasi ya Muhima ku ishuri rya Muhima twabishaka hehe byanditswe bye Bibiri vuga ngo ndabandikiye mwebwe abera b'Ikigali aberejwe muri Kristo Yesu hadeperi nta adventiste y'umunsi nta na katoliki baba ibintu byavuye kuri shitani yashyizeho ahantu akomeza kudindiriza wa muntu kugira ngo azigera ava mu mwijima ngo abone umucyo cyangwa ati wowe wari umuntu w'Imana umuntu agira ati ko numva se nta mahoro mfite ko numva nzanarimbuka ati wowe asenga cyane ko numva nta mahoro ko numva ndyamasi ko numva nikanga cyane maze rero nawe rero azi no kubatera ubwo shitani
akavuga ati dore ndi kubona umugeni hano ariko mureke mbabazi Yesu yavuga ati hari umugeni wanjye ndi kubona abantu bakaganga none se ubundi nyine ahubwo hari umuntu wakijijwe utari umugeni wa Yesu arahari birivuga ngo hagahirwa abapfa bapfiriye kuki umuntu atawumva ko agiye gupfa apfiriye muri shitani ko kuki umuntu atumva ko ari muri shitani ari ko yumva urupfu rukomye ngo uzama kwakina na Yesu mu modoka isikiye gutya kuzamuka dikwapu kwakina na Yesu umuntu ibyavuze ati nzi ko ufite amagare muri ayo harimo iryo icyo wambitiyemo icyatumye umbitamo mu bantu bose bari mu buyobe hanze aha ukangiza kwari kugira ngo nzagere ibiri kuvuga ngo mu rukundo ntago habamo ubwo ntabwo urukundo rutunganijwe rwose rumara kuko amahirwe rero umuntu akazumva ko hari umukiza waje gukiza mwene Adamu uwo mukiza akaba ari Yesu akaza adakomotse kuri Adamu kuko yakomoka kuri Adamu nari kuza ari umunyabyaha ahubwo azaturutse ku Mana aza ari uwera w'Imana Roho Mutagatifu yumvikana cyangwa se umwuka w'Imana urumva hari umwuka wa shitani hakabaho n'umwuka w'Imana umwuka wa shitani ni umwuka w'icyaha ukabukorera mu banyabyaha bose hakabaho n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana araza yinjira mu muntu yinjira muri Mariya baramubwira ati mwana azasaminda